Muvandimwe nshuti nkunda, wowe ukurikiye gahunda muri uyu mugoroba, nyemerera nongere ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Nizere ko mwese aho mwiriwe neza, nizere ko imirimo abiriwe mu kazi gatandukanye byagenze neza, kandi nizere ko dukomeje gukomera twibuka kandi twiyubaka. Nk'uko tumaze kubimenyera, aya ni amasaha, ni wa mwanya wateguwe aho twigira ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko itubwira iti duhumurizanye mu byanditswe byera. Reka mbabwire ko ibyanditswe byera ari byo byonyine bibasha guhumuriza umuntu kandi akagira ihumure riturutse ku Mana. Ubwo twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu mwaka, reka turusheho kunezererwa Imana yacu iyo itadutererana nk'uko twabibonye mu byigisho byatambutse. Imana ntabwo idutererana. Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 14 guhera ku murongo 1 kugeza wa 3, hari amagambo afite ibyiringiro, amagambo y'ihumure yaduhaye, arayatwandikira. Nifuza ko ariyo dufunguriraho muri uyu mugoroba. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3, aragira ati: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Reka dushimire Imana ko Yesu Kristo umuhumuriza wacu mukuru ari we utubwira ati ntimuhagarike imitima yanyu. Nibyo, yarazi yuko mu isi tuzahura n'ibibazo, ndetse arongera avuga ati mu isi muhura n'ububabaro, muhura n'ibibazo, ariko nimubone nanesheje isi. Nubwo duhura n'ibibazo bitandukanye, tugahura n'ingorane zitandukanye, ariko dukwiriye kugira ihumure riturutse ku Mana kuko Yesu Kristo yaranesheje. Niwe wavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya! Reka dushimire Imana ko dufite Imana itwitaho, kandi dufite Imana itazatureka ngo tugume muri ibi bibazo, muri ubu buhanya, muri aya makuba, muri izi ngorane, muri ibi byago, muri aya marira, muri aka gahinda mu isi. Ahubwo yagiye kudutegurira aha iwacu, yagiye kudutegurira aho tuzabana nawe, kandi arifuza ko aho azaba cyangwa aho ari natwe ariho tuzaba. Umuhishuzi Yohana nawe ageze mu gice cya 21 guhera ku murongo wa 1 kugeza wa 3 ndetse n'uwa 5 kugeza wa 7, avuga amagambo akomeye, aravuga ati: mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Reka dushimire Imana ko iyi si twababariyemo, iyi si twaririyemo, iyi si twagiriyemo agahinda ko mu buryo bukabije, iyi si izarangira, ntabwo izahoraho, ahubwo izavaho. Murongo wa 2 aravuga ati: mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Reka uru rurembo rwera Yerusalemu ubwo ruzaba rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we, natwe tuzabe twiteguye kwinjira muri urwo rurembo. Nuko umurongo wa 3 aravuga ati: numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti: dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Haleluya! Reka dushimire Imana ko mu gihe gito tuzirirwa mu isi twe kuyiraramo, cyangwa se tuyiraremo twe kuyirirwamo. Uhamya ibi aravuga ati: dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo. Reka dushimire Imana ko yifuza kuba umuturanyi wacu, umuturanyi mwiza, umuturanyi uzaduhoza amarira, umuturanyi uzatumara agahinda, umuturanyi uzatwuzuza ibyishimo. Murongo wa 5 bakavuga bati: yicara kuri iyo ntebe iravuga iti: dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Reka dushimire Imana ko amagambo yayo ari ayo kwizerwa kandi ari ay'ukuri. Ijwi riravuga riti: dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, Imana izaturana natwe, kandi yabisezeranye no kubikora izabikora. Ibi bivuga niyo kwizerwa. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti: dore byose ndabihindura bishya. Reka mbabwire ko igihe kigiye kugera maze ibintu byose bikaba bishya. Abariza amarira bakayahanagurwa ubutazongera kurira, abagize agahinda bakagakira ubutazongera guhangayika no kubabara, kubera ko byose bizaba byahindutse bishya, kandi aya magambo ni ay'ukuri, kuko Imana ubwayo niyo ibyivugiye kandi ntibeshya. Umuhanuzi Yesaya mu gice cya 11 umurongo wa 6 kugeza wa 9, yamaze kwerekwa ibizabera muri icyo gihugu,
aho abana b'Imana bazakira amarira bagashira umuruho bakareka gusuhuza umutima. Mu gice cya 11:6 kugeza 9 aravuga ati muri icyo gihugu, muri iryo hema, muri iryo juru, isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, kandi inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Haleluya! Reka dushimire Imana ko Imana Data wa twese yaduteguriye aho tuzaba tutikanga ikibi. Isega rikabana n'umwana w'intama, ubundi isega n'intama birazirana. Ingwe ikabana n'umwana w'ihene, ubundi ingwe n'ihene birazirana. Inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bikabana, ari inka, nta gisimba, nta nyamaswa izabishaka kurya umuntu cyangwa kurya irindi tungo cyangwa indi nyamaswa ngenzi yayo. Kandi ngo umwana muto cyane, umwana w'igitambambuga niwe uzajya yahura inyana n'umugunzu w'intare. Reba umwana muto w'incuke aragiye intare atikanga ikibi. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Ntabwo intare izaba ari ya yindi yo gutungwa n'inyama iry'abantu cyangwa iry'amatungo iry'inyamaswa, ahubwo izagirisha ubwatsi muri icyo gihugu, kandi inka n'idubu bizarishanya. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe ku gikono cy'impiri. Ntawe uzaba yikanga ngo inzoka irampemukira, ngo irandya akaboko, ngo irangirira nabi, ahubwo umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko ku gikono cy'impiri, kandi iyo nzoka nta kizamutwara. Umurongo wa 9, ibyo ntibizaryana. Haleluya! Ntabwo bizaryana, nta nzoka izarya umuntu, nta nyamaswa izikanga umuntu, nta n'umuntu uzarya itungo, ahubwo byose bizaba biri kumwe, kandi ntabwo bizaryana. Ntibizonona ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Reka dushimire Imana yuko igihe kigiye kugera maze isi igakwirwa no kumenya Uwiteka. Abari muri ubwo bwami, abari muri icyo gihugu, abari muri uwo munezero, bazaba bose bamenya Uwiteka, bazaba bakwiriwe no kumenya Uwiteka. Kandi Yesaya igice 65 umurongo wa 21 kugeza 25 aragira ati bazubaka amazu bayabemo, kandi inzabibu bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Muri iyi si abantu barahinga ntibasarure, muri iyi si abantu barahinga abandi bagasarura, abantu baravunika ntibabone ibyo bavunikiye, ariko igihe kigiye kugera maze abantu bubaka amazu kandi bayabemo, kandi batera inzabibu ndetse bazibemo bazirye, kubera ko aho ngaho nta karengane kazaba gahari. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti. Reka dushimire Imana ko tuzamara imyaka nk'ibiti. Muri ubu buzima abagizi ba nabi bambura bagenzi babo ubuzima, nk'uko byagenze mu 1994, igihe abarenga miliyoni mu mezi 3 bambuwe ubuzima, baricwa bazira akarengane. Ariko igihe kigiye kugera maze tubeho tumara imyaka nk'ibiti. Nta mwana uzakenyuka, nta muntu uzapfa, kuko urupfu ntabwo ruzahaba ukundi. Kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. 23, ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Reka dushimire Imana ko aba bantu bazaba bari muri iki gihugu, muri ubu buzima, ntabwo bazabyara abana bo kubona amakuba, ntabwo bazabyara abana bo kuba imfubyi, ntabwo abagore bazaba abapfakazi, ntabwo ababyeyi bazaba incike, ahubwo kuko tuzamara imyaka nk'ibiti, n'abana tuzaba tubana nabo, kandi bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Icyo gihe Imana Data wa twese yadusezeranya yuko igihe tuzaba tutarayitabaza izajya imenya icyo dukeneye maze ikadutabara. Mu yandi magambo, tuzaba dufitanye umushyikirano, dufitanye komunikasiyo yihuse cyane, kandi uko tuzaba ni mu gihe tuzaba turi kumwe nayo, ngo izaba ari umuturanyi wacu, izaturana natwe, tuzaba turi kumwe nayo. Ibyo twifuza izaba ibizi, ibyo dukeneye izaba ibireba, kandi buri wese Imana izahaza kwifuza kwe. 25, isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare zarushanya ubwatsi n'inka, umukungugu niwe uzaba ibyo kurya by'inzoka. Ntibizaryana kandi ntibizarimbura hose ku musozi wanjye wera, ni ko Uwiteka avuga. Reka dushimire Imana Data wa twese yuko yaduteguriye ubuzima nk'ubwo,
ubuzima ahari buzaba busimbuye ubuzima twababariyemo n'imibereho twagize. Ejo nibwo twabonye isomo ritubwira ngo ahari kurira kwararira urugo nijoro, kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nubwo twarize, nubwo twababaye, nubwo twabuze epfo na ruguru, igihe kigiye kugera maze twishime, igihe kigiye kugera maze tunezerwe, igihe kigiye kugera maze abana b'Imana banezerwe ubutazongera kugira agahinda by'iteka ryose. Yesaya 35:4 kugeza 10 aravuga ati, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izazibakize. Reka tubwire abafite imitima ikomeretse, abafite imitima itinya, abafite imitima ifite agahinda, abafite imitima ifite akababaro, tubabwire tuti nimukomere kandi ntimutinye, kuko Imana yanyu izazana guhora. Reka mbabwire ngo buri muntu wese azikorera umutwaro we, azaborerwa ibikwiriye ibyo yakoze. Abakoze ishyano, abakoze nabi, bose baziturwa ibikwiriye ibyo bakoze, kandi Imana izazana guhora. Ni uguhora kw'Imana, ni ukwitura kw'Imana izazibakize. Umurongo wa 5, icyo gihe impumyi zizahumurwa, n'ibipfamatwi bizaziburwa, kandi icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kigaturwa. Haleluya! Bene data namwe bashiki banjye mu nteze amatwi muri uyu mugoroba, reka dushimire Imana ko icyo gihe nta bafite ubumuga bwo kutabona bazaba bahari, ahubwo bose bazahumuka kandi bazareba, kandi abafite ubumuga bwo kutumva bazumva, amatwi azaziburwa. Icyo gihe abafite ubumuga bw'ingingo bazasimbuka nk'impara, kandi ururimi rw'abafite ubumuga bwo kutavuga ruzaririmba. Reka dushimire Imana yuko twese tuzaririmba. Hari abantu bajya bagira ikibazo muri iyi si, bakumva badafite ijwi ryiza ku buryo baririmba, bakumva bararirimba ibigoramye, ariko icyo gihe twese tuzaririmba nta repetition, tuzaririmba nta coach, nta mutoza, kuko Yesu Kristo ariwe uzadutoza. Icyo gihe amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi itembere mu kidaturwa. Reka dushimire Imana cyane yuko Imana Data wa twese yaduteguriye aho hantu. Haleluya! Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Reka dushimire Imana yuko hari abantu bafitanye isano n'Imana, hari abantu bafitanye umushyikirano n'Imana, hari abantu bafitanye ibanga n'Imana, ngo ni iy'ababandi. Abo babandi rero ni babandi bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ni babandi bemeye kumwikoreza ibyabo byose, ni babandi bemeye kumuha imitwaro yabo yose akaba ari wiyikorera. Abo ngabo ni babandi. Abo ngabo iyo nzira ngo hazaba ari inzira yo kwera, kandi iyo nzira ngo abanduye imitima ntabwo bazayica, nyamara ngo iyo nzira izaba ari iy'ababandi. Abo ngabo Bibiliya iravuga ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Haleluya! Reka dushimire Imana cyane yuko iyo nzira ngo abagenzi niyo baba ari abaswa, ariko se ubundi abaswa mu ijuru babaho? Abaswa baba baswa bate kandi barigishijwe na Kristo, bakemera kumuyoboka, bakemera kumwegurira ibyabo? Ngo niyo baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba, kuko Kristo umuyobozi mukuru niwe uzaba bayobora. Umurongo wa 9, nta ntare izahaba. Ndumva afite amatsiko yo kuzaba mu gihugu kitarimo intare, igihugu kitarimo inyamaswa y'inkazi. Ndumva afite amatsiko yo kuba mu gihugu kirimo abacunguwe bonyine, bazahora banyura muri iyo nzira kandi baririmba. Umurongo wa 10, nibyo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Reka dushimire Imana cyane yuko abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bakagera i Siyoni, hahandi bazatuma uruho bakaririmba, ibyishimo bihoro bikaba kuri bo, kandi bazabona umunezero n'ibyishimo, ndetse umubabaro no gusuhuza umutima bizaba byahunze. Nshuti yanjye, muvandimwe nkurikiye, reka dushimire Imana ko yaduteguriye ahantu tuzatuma uruho. Reka dushimire Imana yuko yaduteguriye ahantu umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga kandi bikagenda rwose. Ibyahishuriwe 21 umurongo wa 10 kugeza wa 11, ndetse turasoma n'uwa 18, dusome n'uwa 21 na 23,
tugeze wa 27 anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka. Uyu ni Yohana umuhishuzi anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru rufite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwarwo gusa n'ukubiye ku giciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi. Inkike zarwo zubakishijwe yasipi, naho ururembo bwarwo rwubakishije izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza cyane. Tujya tubona inyubako zo muri iyi si zikatunezeza, tukabona inyubako zifite ibirahure abantu bireberamo maze ukabona biraryoshye. Reka mbabwire ngo inkike z'ururembo zizaba zubakishijwe yasipi. Yasipi ni ibuye ry'agaciro gakomeye, kandi ururembo bwarwo rwubakishije izahabu imeze neza cyane, ngo imeze nk'ibirahure byiza. Amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Mfite amatsiko yo kuzatura aho hantu, ndifuza kuba aho hantu. Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana aribwo buruvira, kandi umwana w'intama niwe tabaza ryarwo. Reka dushimire Imana yuko tutazongera gukenera amatara, ntabwo tuzongera gukenera urumuri rimwe na rimwe runabura umwijima ukaza, ahubwo Yesu Kristo niwe tabaza ryawo. Nuko amahanga azagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazane y'ubwiza bwabo. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kandi bazana y'ubwiza n'icyubahiro by'amahanga. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse banditswe mu gitabo cy'umwana w'intama wa wundi watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nta kibi kizegera ururembo, oya, nta gihumanya kizahagera, nta mwicanyi uzahagera, nta mushinyaguzi uzahagera, nta murozi uzahagera. Amarembo ntabwo yugarirwa, kuko impamvu abantu bugarira, impamvu abantu bakinga, ni ukugira ngo abagizi ba nabi batabagirira nabi, ni ukugira ngo inyamaswa zitabagirira nabi, ni ukugira ngo abajura batabiba. Ariko ahangaha Yesu Kristo niwe wenyine uzabuharinda. Mu gice cya 22 cy'ibyahishuwe ku murongo wa 1 kugeza wa 5 turi buze gusoma n'uwa 14, uwa 17, 20 tugeze 21. Yohana aravuga ati, anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Reka mbabwire inshuti yanjye, imbuto ziraryoha kandi dukunda imbuto, gusa hari umuco utari mwiza aho abantu babona yuko imbuto ziribwa n'abana, ariko n'abantu bakuru bakwiriye kurya imbuto. Nitugera mu ijuru tuzarya imbuto, ngo igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, kandi ngo buri kwezi haza imbuto. Niba ukwezi kwa mbere hazaza amacunga, niba ukwa kabiri hazaza ibinyomoro, niba ukwa gatatu hazaza imineke, niba ukwa kane hazaza avoka, niba ukwa gatanu hazaza amapera, niba ukwa gatandatu hazaza indimu, niba ukwa karindwi. Umva, ntabwo nzi ngo izi mbuto ni izihe. Icyo birihamya ni uko iby'ijuru ritigeze kureba, n'igihugu tutigeze kumva, ibyo tuzabona mu ijuru n'ibyo ngibyo. Ntabwo ari amacunga, ntabwo ari ibinyomoro, oya, nibyo imbuto zo mu isi nazo ziraryoha, ariko zo mu ijuru ni agahozo. Kandi iyo by'icyo giti ni ibyo gukiza amahanga. Reka mbabwire iki, nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana, iyo ntebe y'Imana nizaba ikikijwe n'aba bandi bose bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bakigerera iwabo w'abacunguwe, bakigerera iwabo heza. Umurongo wa 3 uravuga ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera by'iteka ryose. Reka dushimire Imana ko Imana n'umwana wayo natwe abacunguwe na Yesu ariko tuzaba dukikije iyo ntebe. Murongo wa 4, izo ntore z'Imana zizabana mu maso hayo, izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo, nta joro rihaba. Reka nsubire muri uyu murongo wa 4 kugira ngo tuwumve neza, ngo imbata zizayikorera. Umurongo wa 3, umurongo wa 4, zizabona mu maso hayo, kandi izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Izina ry'Imana rizaba ryanditswe mu ruhanga rwacu. Umurongo wa 5, nta joro rizahaba, ntaryo ntarizahaba ukundi, kandi ntibizagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Umurongo wa 14 akavuga ati, kubw'ibyo rero, haleluya, hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu rurembo, binjire muri rwa rurembo. Reka dushimire Imana yuko yaduteguriye
aheza, yaduteguriye aho tuzaba. Reka mbabwire ngo muri ibyo bibaya bituje ku nkengero z'iyo migezi ihora itemba ituza, aho niho iwabo wabakijijwe. Bamaze igihe kirekire bazerera mu isi Satani yigaruriye, none dore ubu bageze iwabo cyangwa bageze imuhira. Nta mubabaro uzaba mu ijuru, nta marira azabayo, nta mirongo y'abajya gushyingura izahagaragara cyangwa izaharangwa, nta matangazo y'abarwayi azumvikanayo, nta mpfu zizagerayo, nta nizo uzumvikana, nta rupfu ruzabaho ukundi, nta mugizi wa nabi uzaba uhari, nta mwanzi wa wundi wo koshya abantu uzaba uhari, nta muborogo cyangwa ubusuhuza umutima ntabwo bizahaba ukundi. Reka mbabwire ngo ibikorwa bya Satani byo kurimbura abantu Imana yaremye bizaba birangiye ubutazongera kubaho by'iteka ryose. Ibikorwa bya Satani byo kurimbura abantu Imana yaremye ku ishusho yayo ibakunze bizaba birangiye by'iteka ryose, kandi ibyaremwe byose byakomeje kuniha no kugendana umubabaro, none ubu ngubu bibatuwe by'iteka ryose. Natwe turimo twagendanye umubabaro, twagendanye kuniha, twagendanye kuribwa, twagendanye kubabara, ariko tuzaba tubatuwe by'iteka ryose. Isi yose ihawe ihumure, iratuje, ijwi ry'abantu benshi riravuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma by'iteka ryose. Inshuti yanjye, reka mbabwire ngo abizera inyigisho zo mu ijambo ry'Imana bose ntibazabura gusobanukirwa n'ibyerekeye iwacu heza mu ijuru. Kandi Pawulo aravuga mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9 ati, kandi iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva bikaba bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu nibyo Imana yateguriye abayikunda. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo tuvuga ibyo mu ijuru biba ari ukugenekereza. N'ubu nanjye mbivuze ari ukugenekereza, ariko se tugezeyo bizacura iki? Iby'ijisho ritigeze kureba, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu nibyo Imana yaduteguriye. Inshuti yanjye, mbese nawe witeguye kuzaba aheza Imana yaduteguriye? Maze ibyaremwe byose bihanika amajwi bigira biti yicaye kuri ya ntebe ya cyami hamwe n'umwana w'intama w'Imana watambiwe abanyabyaha, nibahorana ibisingizo n'icyubahiro ndetse bahorana ikuzo n'ububasha by'iteka ryose. Mbega indirimbo itangaje, mbega amajwi abari mu ijuru bazahanika bose bagatangariza icyarimwe bati yicaye kuri ya ntebe ya cyami hamwe n'umwana w'intama w'Imana watambwe, atambiwe abanyabyaha, nibahorana ibisingizo, nibahorana icyubahiro, nibahorana ikuzo n'ububasha by'iteka ryose. Intambara ikomeye irarangiye, Satani n'abanyabyaha ntibazongera kubaho ukundi. Ijuru ryose n'isi birejejwe, umunezero usaba imitima y'ibyaremwe byose, maze imigezi y'ubugingo n'umucyo w'umunezero bitemba bituruka ku Muremyi bisendera hose. Mbega uburyo Imana ari urukundo, mbega ukuntu ibyaremwe byose ibihumeka n'ibidahumeka mu bwiza bwabyo budahishwa, kandi mu bwiza bwabyo budashira, no mu munezero wabyo uhoraho bitangaza icyarimwe bati Imana ni urukundo. Haleluya, Imana ni urukundo. Byahishuwe 22 umurongo wa 17 ku wa 20 na 21 haragira hati, nibyo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Reka muri uyu mugoroba ijwi ry'umwuka n'umugeni, ijwi ry'umwuka tubashe kuryumva, barahamagara bati ngwino. Mbese nawe ushobora kuvuga uti ngwino? Ni ukuvuga ngo iyo umwuka guhamagaye ngo ngwino, nawe uramubwira uti ngwino. Wampa ngo umwuka, ijwi ry'umugeni, ijwi ry'umwuka riguhamagare ngo ngwino, maze nawe hite witaba uvuga uti ngwino. Nibyo, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu adatanze amafaranga, adatanze ifeza, kandi uhamya ibyo aravuga ati ndaza vuba, amena. Ngwino Umwami Yesu. Reka ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese none n'iteka ryose mu izina rya Yesu.